Amazina yanjye bayita Mugisha Patrick. Ndi umwana w'imyaka 17. Navutse mbana na mama, data nawe nzi. Gusa mu buzima buri muntu wese arananirwa. Mama yafashe icyemezo cyo kunyohereza kwa papa ngo ngende bariho kuko ariho hari ubuzima bwiza. Guhera uno munsi nanjye ngomba kubaho kandi ngashimisha mama. Nanone kumana umukunzi wundi mana Kigali yoga kubitwa n'inkuba aranyandagaje aranyangaje naye mu cyaro numbaze n'iki mana sha ariko agenge tuzabonana uyu mwana yanga gufasha ari we mfura ye azambona nagere muhamagarira ndahinda nikica akagiramo ndabona kimamagaye. Alo papa mugi bite? Urumva ari sawa? Uri seriye neza ko utamenye? Jijana guhamagariye wari ko numva inzara yenda kunyita none. Ndabizi ninda yawe nini yakonaniye cyokora hari mutujumba nka dutatu nago naturiye ariko hagati aho wakoze kuzana udukwe mwana ko ndabona umeze nabi. Inzara iranyisha ahubwo se asema ko nawazanye imyate nyine. Ibyo by'imyate byihorere wa mwana we ni imitsi igira nabi ariko mugi subizi ko ufite so subizi ko afite amafaranga nabyuse ariko ndabizi ufite amafaranga urutwa n'umudigi basi hangane kuba ntutse papa wawe gusa nyine icy'ingenzi nashakaga kukubwira ko ugomba gusanga papa wawe iyo za Kigali. Papa wanjye sinamusanga hanyuma we musige. Mwana wanjye umubyeyi wari we wese yitangira umwana. Njyewe nabayeho nabi pe urabizi ubuzima twabanye ariko basi wowe ugize ukubona kujyayo ukagera kwa papa wawe wakwiga mu ishuri ryiza ukarya saa sita na nijoro wakura basi nawe ugakora ukagira icyo uzamarira mwana wanjye urabona ndimo ndabyina mvamo ndi gusaza ntugire none se kankubaze ma
muri icyo uri kuvuga ngo ngiye gusanga papa simuzi sinzi uko asa ngo nimfate ngo inzira ngo ngende ngo ngusiga ngaha mu cyaro ubu noneho ngahe wabaye gute kandi njye wajyaga kukuzanira inkwi nkakuvomera amazi ninde wabigukorera nkunze kuvuze ko se utamuzi kwiga ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ako be gutuvuga ngo kwiga si ikibazo niba umwana ungana kuri atangiye kutunanira aho ajya hose baramwirukana kubera uburara nese uko tuzahora muri ibyo ngibyo ese uburara guta umwana ari kirara kandi nzi ko neza mwirirwana hano ubwo ugiye kuba bya bindi ngo umwana ngo ni uw'abagore wowe se ntabwo uba uhari bamari gute se ko mba nagiye mu kazi umunsi umwe mu cyumweru mba ndi mu rugo n'ubundi kirara ni icyanyana ubundi se hari ikirumbo kijya kibe cyaza n'ubundi ikirumbo kiba ari icyanyana nta kibyo reka tubireke gusa nta kintu utekereza igeze ndanshimisha dore umaze kundakaza today ngomba nshaka gusohoka wene kandi ndabizi neza mwana yabikunda ko tumaze igihe tudasohoka ndi mu kazi ejo numva uyu munsi iwawe okay urabyumva ndabyumva neza biranshimishije rero nubwo duherutse warayi nubwo duherutse ako ibintu byo kuvuga ngo kwiga byo nubigireho ikibazo umuramutse waramutse uteze mu ngwani ndamutse neza kabisa umeze bo imeze neza urabaramutse se n'urwo rusatsi sipabo nshaka gutekana nk'abandi bantu hano amakuru meza rero yambwiye papa wawe ngo agiye kudusohokana papa se urabyumva dusohokana twe tubikunda cyane y'imbisiri ariko dusohokana ese mbere na mbere uranjira mu modoka shaka kungura akantu abanza ukuza urwo rusatsi ntabwo nakubushisha umusatsi wanjye ndawukuraho urwo rusatsi nawe utakuraho ntabwo yinjirira mu modoka ubuya papa nose rwa ibintu ni bibiri urarukuraho ntabwo urukuraho ntabwo mwana wawe urumva ushaka kutunanira ukungana uko nguko bagomba bitandatu njya kwa muganga sheri yamuye tubone tumukize rwose yamuye kuko ntabwo najya muri izi karitsiye za Sawapi yo mu mujyi kwa Munigaro shaka bitandatu sheri yamuye nta birenze hose kwari umwana umwe n'ubundi dufite yamuye ntayo Gavi afite amafaranga izo sengise ntiwaziye kirana ruzijyana yo gushesha gute ordinaire rero gushesha utese none yo gushesha gasina kutoka sinapudoge adasigaza ndeka nkubwire rero uri kumva banza uteze amatwi nyuma ayo mafaranga baguhaye uri kumva uraramuka wiyogoshesheje nabi inyogosho z'abarara genda ashyiraho urwembe none kugira ngo ubyemere ko ndise ndashyiraho urwembe ngo sinapudoge uvuze so kutamuzi ndashaka kumukwereka ukamumenya none se papa ndamumenya ngo bimarire iki kare wowe nzi urajya kunyorereza muri Kigali musigano biragenda gute ndakubwiye ngo ugomba kujya kwaso ubu buzima turimo hano nago nishimiye ko umwana wanje akomeza kubabara nanjye ntabwo nishimiye kugusiga ubwo se urumva ibyo ndakubwiye ngo none ndagutegetse dinyoko ndavuze ngo uzajya kwaso naho ndajya kandi